Ni inkuru mbi kuri mama wa Vestine na Dorukasi, ni inkuru itugezeho muri aka kanya iturutse ahitwa Imuhoza mu karere ka Musanze aho uyu mubyeyi yibera. Ni ukuvuga ngo uwitwa Irene Murindahabi, uyu mugabo nta keza ke, ni umugabo wakoze amakosa akomeye cyane ndetse ni amakosa ashobora kuvamo n'icyaha bitewe n'uko ibintu yakoze ku muryango wa Vestine ndetse na Dorukasi, ndetse ni skandale navuga ko ishobora gutuma uyu mukobwa wacu ashobora kuba mu rugo rwe atishimye. Ngira ngo urabibona ahangaha, ni ifoto MIE yari yasuye uwitwa Idrissa Uwedraogo ndetse na Vestine mu rugo rwabo, ariko amakuru basanzeyo navuga ko ari amakuru mabi. Ni inkuru rwose navuga ko itashimishije uwahasuye wese, itashimishije abarimo ba Chris Easy na ba Vena Dorukasi bari bagiye muri rura rugo, basanze umukobwa wacu atameze neza. Ni ukuvuga ngo Irene yakinnye umukino ushobora gutuma Vestine igihe asigaje mu buzima bwe ashobora kuba hatishimye. Ariko se ibyo byashoboka bite? Tuzi ko Vestine ari umwana w'umugisha, ari umwana w'umunyamahirwe, ari umwana ukunzwe n'Imana, ari umwana wakuriye mu idini ya ADPR agakuramo indangagaciro nziza, nubwo nyine yashatse akiri muto. Ngira ngo na pastor yigeze kubivuga, aravuga ati aba bantu ntabwo bazigera bahuza. Ariko se byaba ari byo bigiye kumubaho? Nagira ngo twizere ko Imana ariyo mugenga wa byose, Imana niyo igira uko ishaka, ndetse umukobwa wacu tumusengere akomeze kumererwa neza. Ushobora kwibaza ngo byagenze bite ko tuzi ko uwitwa Vestine na Dorukasi nta zindi nkuru mbi duheruka kubumvaho, ahubwo uwitwa Vestine ameze neza n'umugabo we Idrissa Uwedraogo. Ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, nyamuneka umuntu witwa Irene Murindahabi navuga ko ari umuntu utajya unyurwa, ni umuntu wikunda cyane, ndetse ni umuntu ukunda amafaranga ku rwego rwo hejuru. Iyi nkuru navuga ko iturutse ahantu hitwa mu murenge wa Muhoza. Abantu bakurikiranye neza inkuru ya Vestine na Dorukasi, ngira ngo murabizi ko ahangaha niho uyu Vestine na Dorukasi bakomoka, niho bavuka, mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze. Ni ukuvuga ngo ushobora kwibaza ngo ese iyi nkuru wayikuye he? Iyi nkuru ntabwo ari ibihuha se? Ndagira ngo nguhamirize ko njye navuganye n'umuntu wa hafi utuye muri ako gace, ndetse wa hafi y'uyu mubyeyi basengana mu itorero rya ADPR. Niwe umaze kutugezaho aya makuru avuga ko uwitwa Irene Murindahabi burya ubu bukwe bwa Vestine na Dorukasi butabaye gutyo, ahubwo hari ikibyihishe inyuma. Ngira ngo niba mwarakurikiranye neza, uyu mubyeyi wa Vestine ntabwo yigeze yumvikana na gato n'uwitwa Irene Murindahabi. Byatangiye kera, ngira ngo niba urimo kuhita ubyibuka neza, ubwo habaga inkuru zivuga ko uwitwa Irene Murindahabi yibye chano y'ababana Vestine na Dorukasi kugira ngo azigirize zose, yaba iyo banyuzagaho imiziki ndetse n'iyo yaratangiye gufungura nshyashya, kugira ngo byose abyigwizeho maze abana azabate ku gasozi bajye kwandara. Uyu mubyeyi rero binyuze mu nama yagiriwe, binyuze mu bwenge nawe ubwe yifitiye, yaravuze ati ibi ntabwo bishoboka. Kuva icyo gihe uwitwa Irene Murindahabi ntiyigeze yumvikana na gato n'uyu mubyeyi wa Vestine na Dorukasi, dore ko n'ejo bundi ku bukwe bwe ntabwo bigeze barebana neza, nta video zigeze zigaragara ubona ko bishimiranye nyine. So ni ukuvuga ngo nta mubano n'ubundi mwiza aba bantu babiri basanzwe bagirana. Noneho byabaye ikibazo ubwo iyi nkuru ivuga ko uwitwa Irene Murindahabi ari we wahuje Vestine na Dorukasi, ari we wahuje Vestine na Idrissa Uwedraogo kugira ngo agire imishinga ikomeye n'amafaranga menshi akura kuri uyu mugabo, kubera ko murabizi ko ni umuherwe kuva hariya muri
mu gihugu cya Burkina Faso. Burya ngo ntago byabaye bisanzwe, ntabwo ari ibintu byabaye gutyo. Ngira ngo nawe urabyumva niba uzi ubwenge, kugira ngo umukobwa w'imyaka 22 ahure n'umusore w'imyaka 42 akiva mu ishuri, ni ukuvuga ngo ataragera hanze ngo agire connection cyangwa se ngo bahuriye mu kazi cyangwa he, ntabwo byari gupfa gushoboka. Ahubwo uyu Irene Murindahabi yakinnye game, yakinnye umukino, navuga ko yari we bwana ndetse ari we turufu irimo kuyobora buri kintu cyose cyajyaga mbere. Ngira ngo niba warabikurikiranye neza, ubwo Pasiteri Jackson yabwiraga uwitwa Idrissa ngo asome umugore we Vestine, iki kintu cyakomeje kugarukwaho ndetse iki kintu ntago cyagaragaye neza. Ngira ngo abantu mwakurikiye ubukwe neza cyane murabyibuka ko uwitwa Pastor Jackson yabwiye uwitwa Vestine ati now you may kiss your groom, cyangwa se ubu ngubu ibintu byarangiye, mwamaze kwambikana impeta, uri umugore wa Idrissa, ubu ngubu ushobora kuba wamusoma. Ngira ngo abantu aka kantu mwarakirengagije, ariko ndagira ngo nkwibutse neza ko uwitwa Vestine yanze gusoma umugabo we mu ruhame, bivuga ngo ntabwo yakiriye we muri we ko amaze kuba umugore wa Idrissa Ouedraogo. Nicyo bishatse kuvuga. Ariko kubera ko umufana bishobora kutabyemera cyangwa se ukavuga uti iryo ni itiku, ariko ndagira ngo muhamirize ko idini waba urimo ryose, indangagaciro waba ufite zose, ku mugabo wawe ntabwo ibyo bikora. Ngira ngo murabyibuka uwitwa Vestine ubwe yarivugiye ati njye ku mugabo wanjye rwose ntacyo ntakora, ni nawe watumye mva mu idini ya ADPR. So guta umuntu wavugiye ayo magambo, ushobora kumwirengagiza, ushobora kumusebya, ushobora kumwandagaza mu ruhame ukanga kumusoma, bishoboka bite? Ahangaha rero niho uyu mukino, niho iyi game, niho aka gakino ka Irene Murindahabi ndetse n'uwitwa Vestine katangiriye. Abantu bakavuga bati se byashoboka bite ko Vestine ashobora gukora ikosa rigeze kuri urwo rwego? Nagira ngo nkubwire ko hano muri iyi si ikintu cyose navuga ko duharanira ni ubutunzi, ni ukwigwizaho imari, ni ukuba abakungu, nta kindi. Ibindi byose biza nyuma. Ngira ngo urukundo rw'iyi minsi byo murabizi ko ntago rugifite agaciro cyane, kubera ko abantu bari gukurikira ubutunzi cyane. Ngira ngo ku bakobwa ho noneho byafashe indi ntera, ni ukuvuga ngo ntago ari igikuba cyacitse, si inka yacitse amabere kubona uwitwa Vestine ashukwa n'uwitwa Irene Murindahabi, maze nawe akemera ayo makosa ko yabaho. Ndagira ngo mbamenyeshe ko ubu tuvugana uwitwa Vestine, ngira ngo muri kubireba ahangaha, ni Vestine na Dorukasi ndetse n'umuryango n'umuryango wa Idrissa Ouedraogo. Ubwo ni Vestine ndetse na Idrissa wari wasuwe na MIE Empire. Uwo muryango wose urabona harimo wa Chris Easy, harimo abandi benshi batandukanye, ngira ngo urimo kubabona. Bari basuye uwitwa Vestine ndetse na Ouedraogo mu rugo, ariko basanze uyu mukobwa atabayeho neza nk'uko babitekerezaga. Basanze nyine hari ukuntu ubona umuntu afite itoto, ari umugeni, wagera mu rugo iwe ugasanga nyine ntabwo uko byari bimeze ariko nyine bikimeze. Ukibaza uti byanga byakunda ashobora kuba atabayeho neza. Ngira ngo hari umupasiteri wigeze kubivuga, aravuga ati aba bantu babiri basezeranye ntabwo bahuye, nta hantu bahuriye. Umwe afite imyaka 42, bizamusaba ko yisanisha n'umwana w'imyaka 22. Ni ibintu bigoye kugira ngo umusore ungana gutyo aze yumve imitekerereze y'umwana w'imyaka 22 ugikeneye kuryoshya, mu gihe uwo musore we ari muri gahunda yo kwishakira amafaranga. Ngira ngo urabyumva ko niba ufite logique yumva neza, urumva ko bigoye. Noneho na Vestine nawe kugira ngo yumve logique y'uwo muntu w'umusore w'imyaka 42 yo guhiga ubutunzi, yo kubaka umuryango, ko nyine nawe bigomba kumugora, birumvikana. Ese yaba ariyo mpamvu ituma uwitwa Vestine mu rugo rwe adasa neza nk'uko yasaga mbere y'uko haba ubukwe cyangwa se ku munsi w'ubukwe?
ni ibibazo abantu benshi bari kwibaza bakavuga bati Mana tabara umukobwa wacu Vestine rwose abarabe nta kibazo ari kugirira hariya mu rugo rwa Idrissa, byose biturutse kuri Irene Murindahabi, uwo nakwita igisahiranda wikunda ndetse ukunda amafaranga kurusha ikindi cyose wavuga hano muri iyi si. Ayo nguko rero nuko inkuru iteye, ngira ngo dukomeze kwihanganisha abakunzi be, niba nawe uri umukunzi we wa Vestine, ngira ngo Imana murabizi ko ariyo mugenga wa byose. Imana niyo iyobora buri kintu aho yifuza ko kijya, ndetse turabizi ko uko byagenda kose ikunda Vestine, iramukunda pe, kandi izamunyuza muri ibyo byose, izamunyuza muri ayo matage, izamunyuza muri ubwo buzima butoroshye, ariko niko bigenda mu kubaka urugo. Ntago urugo urugeramo ngo uhite rukuryohera, ugomba kubanza nyine ukarwubaka. Navuga ko nicyo gihe uwitwa Vestine ari kunyuramo, ariko budakeye kabiri umukobwa wacu reka twizere ko ari buze kumera neza. Ariko uwitwa Irene Murindahabi, nyamuneka nawe Imana imugirire neza, imuhindure abo umuntu wumva, ndetse wumva mugenzi we akumva ko icyo yakorera mugenzi we kibi nawe gishobora kumubaho. Ngayo ngomeza kubana mu biganiro byose tugutegurira, ukore like, ukore share, uduhe igitekerezo muri comment, kandi ntiwibagiwe gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro tugutegurira umunsi ku munsi. Ciao, bye bye.